iyo tuvuze imyitozo ngororamubiri usanga abantu bazi ko ari ngombwa ko umuntu akora imyitozo ngororamubiri ivunanye cyane, yirukanse, yateruye ibyuma, yakoze ibintu byinshi, ariko hari ukuntu umuntu ashobora no gukora agasiporo koroheje kandi kakagufasha kugera ku bintu byiza, ugashobora kwita ku mubiri wawe ndetse na za nyungu umuntu usanzwe ushobora kuba yakuye muri siporo zindi nabyo ni byiza ukaba wazikuramo. Aha rero tugiye kuvuga siporo umuntu ashobora gukora cyane cyane yafasha abantu bakuru, kuko usanga abantu bakuze batinya kujya gukora siporo, cyangwa se ugasanga aravuga ati nta mbaraga mfite, ariko iyi ngiyi waba ufite imbaraga, waba utazifite, waba uri umwana, waba uri umuntu mukuru, ni ingenzi kandi yagufasha kugabanya ibiro, cyangwa se kuba hari indwara zimwe na zimwe wakirinda. Iyi siporo ni umuti. Muri kumwe na Gishaka Liliane, nagira ngo mbasabe mukomeze gukurikirana ino video kugira ngo tuze kumenya ibanga wakura mu myitozo ngororamubiri tugiye kuvuga mu kanya. Wari uzi ko uramutse ukoze iyi siporo tugiye kuganiraho ushobora kuba wagabanya ibiro byawe ufite, ndetse kandi bikaba byagufasha no kugabanya inda yawe, kuko hari siporo umuntu ashobora gukora ariko inda ntigende. Aha rero iyi siporo iyo uyikoze n'inda iragabanuka, kandi icyiza ni uko hari indwara zimwe na zimwe nanone ishobora kuba yagufasha kurinda. Icyiza rero urumva ko ni siporo yoroshye kandi iranahendutse, ntabwo bisaba kuba watanga amafaranga kugira ngo ushobore gukora iyo siporo. Muri kumwe na Gishaka Liliane, nagira ngo mbasabe murebe iyi video kugeza irangiye kugira ngo dushobore kwigira hamwe ibyiza byo gukora uyu mwitozo ngororamubiri tugiye kuvuga. Ikibazo rero kiragira giti, ese ushobora kugabanya inda ndetse ukagabanya n'ibiro byawe byose hamwe cyangwa se icyarimwe? Igisubizo rero ni yego. Aha ngaha rero tugiye kureba uramutse byibura ugenze n'amaguru hagati y'iminota 20 kugeza kuri 30, waba unabishoboye ukaba wageza ku isaha buri munsi, byagufasha kuba wagabanya ibiro byawe. Igisubizo rero nababwiye ko ari yego, kuko uramutse ugenze n'amaguru buri munsi ukabyubahiriza, ukaba wavuga ngo ndafata iminota 30, ndafata iminota 20, ndafata isaha, bishobora kukugira umumaro munini cyane. Rero iyi siporo ikorwa gute? Icyambere cyo niba ugiye gukora iyi siporo yo kugenda n'amaguru, ntabwo ugenda nyine nk'umuntu uherekeje. Iyo abantu baherekeje bagenda buhoro bahagarara baganira. Aha ngaha niyo wagenda amasaha 5 ntabwo yakugirira umumaro cyane nk'iyo ubaye nkaho wongeramo akabaraga ukihuta. Iyo wihuse ugasa nkaho aha ngaha nibwo igira umumaro cyane. Ikindi kandi ni uko ugomba kumenya neza nimba ibintu wambaye, inkweto wambaye, imyenda wambaye biguhaye amahoro, kuko ushobora kugenda umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri ntuzasubire kuko warwaye ibisebe kubera ko wambaye inkweto zikurya cyangwa se wambaye imyenda itakumereye neza. Rero iyi siporo iyo wubahirije ibyo bintu uko ari bibiri, nanone bishobora kuba byagufasha kuba wagabanya ibiro byawe mu gihe cyihuse. Ubushakashatsi rero bwerekanye ko uramutse ugenze n'amaguru iminota 30 ku munsi kandi wihuta, ushobora kuba watakaza hagati ya kalori 100 ndetse na 300. Urumva ko izo kalori atari nkeya. Rero ni byiza ko wakongera amakabaraga kugira ngo ushobore kuba wagenda byakugirira umumaro mu gukora iyi siporo. Umumaro rero ushobora kuba wakura muri iyi siporo wakora buri munsi ugenda n'amaguru hagati y'iminota 20 kugeza ku isaha cyangwa se y'iminota 30, nuko uramutse uyikoze buri munsi byagufasha kuba byakurinda kurwara indwara y'umutima. Aha ngaha rero abantu benshi usanga ari ikintu abantu bahora birinda kurwara indwara y'umutima. Ikindi ni uko byakurinda kurwara diyabete ya kabiri. Ikindi ni uko n'abantu bafite diyabete nariyo bayikoresha kugira ngo bashobore kuba bagerageza kugabanya uburyo diyabete ihagaze, kuko nk'umuntu ukora siporo arwaye diyabete biramworohera cyane kurusha umuntu utayikora. Nanone kandi nuko byagufasha gukomeza amagufa yawe. Iyo ukora siporo iyo kugenda n'amaguru, amagufa arakomera, imitsi y'amaguru igakomera. Ikindi nuko byagufasha gutuma circulation y'amaraso igenda neza mu mubiri wawe, amaraso akajya atembera neza.
ahangaha rero iyo circulation igenda neza, amaraso atembera neza mu mubiri wawe, bikurinda kuba wagira ikibazo cy'umutima ndetse n'ikibazo cy'ubwonko, kuko hari udutsi tumwe na tumwe dushobora kwifunga bikaba byagera no ku bwonko, ugasanga umuntu ahuye n'ikibazo cyangwa se indwara zimwe na zimwe ziterwa n'uko udutsi two mu bwonko tudakora neza nka za stroke. Rero ni ukuvuga ngo uramutse ukoze siporo byakurinda kuba wagira ibibazo bimwe na bimwe byo kurwara indwara z'ubwonko. Ikindi ni uko byagufasha kuba nyine wagabanya ibiro nk'uko twahoze tubivuga. Ikindi ni uko nanone byagufasha kongera gusubirana itoto. Iyo ukora iyi siporo uruhu rusa neza, ugasanga umuntu asubiranye itoto rye. Rero ugasanga nanone iyo ukora siporo, hari ubushakashatsi bwagiye bwerekana ko abantu bakora siporo usanga hari amahormone akura neza, uturemangingo ugasanga turakura, ndetse n'imisatsi ugasanga imeze neza. Rero nabashishikariza gukora iyi siporo. Aha tugiye kureba ibintu ushobora kuba wafata mbere y'uko ukora iyi siporo. Rero iyo ugiye gukora ino siporo kugira ngo ushobore kwihutisha igikorwa, utume ya makarori yatakaza cyangwa se bya bintu bifite mu mubiri bishobore gutakara vuba vuba, icya mbere ni uko ushobora kuba watangira mbere yo kujya kwikora abanza ukanywa nka green tea, wamara kunywa nk'akarori ka green tea cyangwa se itasi. Ahangaha iyo ugiye gukora siporo, umuntu wagiye kwikora atayinyweye n'umuntu agiye kwikora yayinyweye, itandukaniro riba rihari cyane kuko byihutisha igikorwa. Cyangwa se ukaba wanywa amazi ashyushye. Ahangaha ni ukuvuga ngo niba unyweye amazi ashyushye mu mubiri warashyushye, watangira kugenda n'umwe, bikaba byatuma bya binure biri imbere yawe mu mubiri bishobora kuba byatwikwa vuba. Ikindi ni uko ushobora kuba wanywa amazi arimo indimu. Amazi arimo indimu ashobora kuba yafasha umuntu kuba yakira hari indwara nyinshi zishobora kwirinda, cyangwa se ukaba wagabanya ibiro. Rimwe na rimwe ukaba hari n'ubwo amazi arimo indimu yongera vitamine C, kuko uba ugiye ku zuba ni byiza ko wakoresha amazi arimo indimu kugira ngo bishobore kuba byakurinda ibyo bintu byose, kandi byihutisha n'igikorwa mu gihe cyo kugabanya ibiro cyangwa se kugabanya inda, nabyo byihute. Ikindi rero ni uko wanywa amazi arimo ubuki. Twese tuzi ko ubuki bufite umumaro munini cyane ku muntu. Hari na videwo yabwo isobanura uburyo umuntu ashobora kunywa amazi arimo ubuki akaba yamufasha, nayo irahari, wayisacinga ukaza kuyibona. Ikindi rero ni uko ushaka kugira ngo iyo umuntu agiye gukora siporo, hari ukuntu aza ananiwe, imikaya ikaza imurya, kumva ahantu hose uri kubabara. Ni byiza rero ko unywa amata uri umaze gukora siporo, kuko iyo unyweye amata yishyushye, ntabwo turi kuvuga ikivuguto, ahangaha niho handi uzasanga umubiri wawe wiyubatse. Ariko nanone ku muntu ushaka kugabanya ibiro, ukitonda ukamenya ubwoko bw'amata ugiye kunywa, ndetse ukamenya n'ingano yayo, kuko iyo ukomeje kurya cyane uri gukora siporo n'ubundi nta kintu bimara, ntabwo ushobora gupfa gutakaza ibiro. Ni byiza ko iyo uri gutakaza ibiro umenya ibiryo ugomba kurya uko ingano yabyo, ndetse ukamenya n'imyitozo ngororamubiri uri gukora. Naha rero dusoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, uburyo ushobora kuba wagenda n'amaguru byibura buri munsi hagati y'iminota 20 kuzamura, bikaba byagufasha cyane mu buzima bwawe, yaba ari indwara bikurinda, yaba ari ukugabanya ibiro, ndetse yaba ari no kongera ubwiza bw'inyuma abantu benshi usanga baharanira. Ahangaha byose ugasanga iyi siporo ishobora kuba yabigufashamo. Rero ndabakunda cyane, nagira ngo mbasabe nimba igitekerezo cyangwa icyifuzo gishyira muri comment, tukazakiganiraho ubutaha. Nimba wakunze ino video cyangwa icyo yagufashije, wakora kuri like. Ikindi nanone, nimba utarakora subscribe, please ukore subscribe, kuko tuganira ibintu byiza cyane kandi byiza biri imbere. Rero ndabakunda cyane, nawe utaha. Ciao.